Twongeye kubaha ikaze no kubasuhuza abakunzi ba Mpuzatsi by'umwihariko ugira mpamvu tubagezaho amakuru abagezweho, amakuru abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino, yaba ari ibivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. By'umwihariko uyu munsi tukaba tubafitiye inkuru iryoshye, inkuru ifite umutwe ugira uti ingabo za Loni zari mu Rwanda mu mwaka w'1994 zikaba zanyomoje Rusesabagina wiyitiriye gutabara abatutsi. By'umwihariko niba utakora subscribe niba bameze kuri YouTube channel, kora subscribe ndetse kandi bikukana kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ikiganiro nimba gikunze ukore like, share, like ndetse na comment, byose ni ingenzi kugira ngo ibindi bishoboke kugenda neza. By'umwihariko rero tudatinze, Major General Retired Clinton Bawanuba yace uyu nguyu yari mu basirikare ba Loni bari mu Rwanda mu mwaka w'1994, akaba yavuze ko kenshi yagiye yumva abantu bavuga ko hari umuntu umwe warokoye abantu bahungiye muri hoteli Demire Colline, ariko ibyo ngibyo akaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibi ngibi rero yabivuze mu magambo akomeye cyane y'igitsure cyinshi cyane, aho yanyomoje rwose abavuga ko Rusesabagina ari we wiyitiriye ko ari we warokoye abatutsi benshi bari muri hoteli Demire Colline. By'umwihariko ahangaha rero ni kuri Mpuzatsi nongeye kukubutsa ko nimba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. By'umwihariko rero Major General Retired yace ukomoka mu gihugu cya Ghana, ni umwe mu basirikare bahoze ari abo mu muryango w'abibumbye Loni b'Abanyafurika bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda mu mwaka w'1994. By'umwihariko rero ubwo akanama gashinzwe umutekano Loni kafataga umwanzuro wo kugabanya umubare w'abasirikare cyangwa se umubare w'ingabo uyu muryango wari ufite mu Rwanda mu mwaka w'1994 ukagera ku basirikare 270. General Dallaire ndetse na General Anyindoho, ubu ngabo rero bakaba bari uwo General Anyindoho n'umwe mu basirikare bo muri Ghana, bakaba batarabyakire neza kuko babonaga ko akaga abatutsi barimo mu Rwanda gashobora gukomeza kakazamuka cyane, abatutsi bakomeza kwicwa. Abangaba rero baje kugabanywa ndetse kandi bagira ku basirikare 270 gusa. Bamwe muri abo basirikare ngo nibwo baje kwanga gutaha, nk'uko tumaze iminsi tubigaruka mu biganiro byacu bitambuka kuri Mpuzatsi. Muri abo ngabo rero ngo harimo n'abo muri Ghana bari bayobowe na General Anyindoho, ndetse kandi bakaba baragize ubutwari bwo gukomera ku batutsi, ndetse nubwo bari bake cyane ngo bagize akamaro gafatika bakoresheje imbaraga zabo bari bafite. Mu minsi rero igera kuri 100 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 yamaze, ngabo basirikare ba Ghana babashije rwose gukorakora abatutsi bagera ku 30,000. Urumva ko rwose bakoze akazi katoroshye. Bwa mbere rero Major General Retired yace ndego yageze mu Rwanda muri Gashyantare mu 1994, amezi agera kuri 2 mbere y'uko Jenoside itangira nibwo yageze mu Rwanda. By'umwihariko rero General yace ngo yarashinzwe gukurikirana ibikorwa byo muri Prefecture ya Byumba, aka ni agace katagirwagamo n'intambara cyangwa se demilitarized zone mu ndimi z'amahanga. Gusa ngo nyuma y'uko Jenoside yakorewe abatutsi itangira mu mwaka w'1994 ngo nibwo yaje kujya mu mujyi wa Kigali cyangwa se i Kigali. Rero ku itariki 20 Kanama mu mwaka 2025 mu kiganiro ntangazamakuru Major General Retired yace yavuze ku nkuru ya Rusesabagina ivuga ku buryo yarokoye abantu, ariko ibi ngibi rero bikaba avuga ko rwose iyi nkuru yakwirakwijwe cyane igafatwa nk'ukuri ku buryo benshi bagiye bayizera, kandi mu by'ukuri iyi nkuru ari ikinyamahanga. Rero akaba yavuze mu magambo make agira ati ariko ibyo ngibyo ni ibinyoma bisa, nta kintu na kimwe cy'ukuri kirimo. Ibyo ngibyo bishingiye ku gushaka kwiyitirira ibyakozwe n'abantu bagiye batandukanye, yaba ari ingabo za EPF Inkotanyi cyangwa se ibyakozwe natwe. By'umwihariko ibi ngibi ni ibintu bidasobanutse neza, ibi ngibi ni ibintu bidasobanutse na gato, nta kuri mu by'ukuri kubirimo. By'umwihariko rero Rusesabagina Paul yamenyekanye cyane muri filime Hoteli Rwanda ivuga uburyo yarokoye abantu muri hoteli Demire Colline mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. By'umwihariko rero bamwe mu batutsi babaye muri iyi hoteli icyo gihe nibwo bagaragaje ko rwose hari byinshi biri muri iyo filime bitari ukuri kandi by'ibinyoma, aho Rusesabagina nawe yigeze kwiyemerera ubwe ko filime ya Hoteli Rwanda itavuga ukuri kuzuye, kubera ko rero kuko anga yavuze ko hari byongeyemo muri iyo filimi yayo kugira ngo irusheho kuryoha. By'umwihariko iki kinyoma Rusesabagina yamaze igihe kinini akigenderaho, ndetse kandi mu mwaka wa 2005 nibwo iki kinyoma cyaje kumuhesha by'umwihariko umudari uzwi nka Presidential Medal Award of Freedom yambitswe na George Bush wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko rero Major General Retired yace akaba avuga ko ukuri ari uko muri iyi hoteli rwose babanagamo
harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye benshi bahahungiye ndetse n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro mu Rwanda. Uko niko rero kukuri niko General Yaci abivuga koko, ahubwo aribo bari muri iyo hoteli. By'umwihariko rero yakomeje avuga ko niba rero umuntu umwe ku giti cye agenda akiyitirira ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'abandi, ibyo ngibyo rwose bibabaje cyane, ahubwo biteye n'agahinda. Aha ngaha rero akaba yakomeje avuga ko icy'ingenzi ahubwo ari uko abantu bose bakwiye gushaka cyangwa se bakwiye guhashya burundu ibinyoma nk'ibyo ngibyo byakwirakwijwe binyuze muri filimi n'icengezamatwara byafashwe nk'ukuri, by'umwihariko abantu bagasobanukirwa neza ibyari birimo biraba muri icyo gihe. By'umwihariko rero mu kuri kwabaye nuko ubuzima bwabo bwari mu biganza by'ingabo za Mintwari zari zarasigaye mu Rwanda. By'umwihariko rero aha ngaha rero akaba yakomeje avuga ko ibyo ngibyo byavuzwe na Rusesabagina rwose atari ukuri, ahubwo amakuru we ayifitiye gatandatu. Kandi by'umwihariko aha ngaha ni kuri Umuhuza. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ushobora gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Uyu munsi twe tukaba twagaruka ku kiganiro gifite umutwe ugira uti ingabo za Loni zari mu Rwanda mu mwaka w'1994 zikaba zanyomoje Rusesabagina wiyitiriye ko yaje gutabara abatutsi cyangwa se yarokoye abatutsi. By'umwihariko ngendekeye nk'umuza andi makuru agizwe n'umukanya na mujye kuri